nyine ubwo urumva abapeti bacu nyine basigaye barabiciye amazi tu, sinzi impamvu nyine baciye amazi agakingirizo, niba bazi ko sida itakibaho simbizi, ariko mu myaka mfite reka mbasuze rero nshuti bakunzi mudukurikiye hano kuri Yellow Star. Yellow Star rero murabizi ko tubategura ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye cyane mu by'imyidagaduro, yaba imikino igiye itandukanye ndetse ibiganiro nabyo bitandukanye by'abasitari ndetse n'abandi bantu benshi bari mu kino gisata kijyanye na muzika ndetse filime, komedi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, byose musanga hano kuri Yellow Star. Reka rero noneho dutangirane n'aba bantu bacu turi kumwe, aba batumirwa bacu tuganire nabo ndetse dutangire babibwira mumenye ni bantu ki, ese ni bande, bakora iki. Turaza kuganira byinshi nabo, reka dutangire babibwira. Amazina yanjye nitwa Ntwari Manase, nkaba nanjye ndi umukinnyi utaragafata wa filime nyarwanda. Mwiriwe neza, amazina yanjye ni Iradukunda Seria, nanjye ndi umukinnyi wa filime ariko utazwi cyane. Ese ko mwese muri kongera akantu ngo mutazwi cyane, mutazwi deja barabazi, none se urumva niba ibintu mukora nibo ubwabyo bimenyekana cyangwa se bigira ahantu biva cyangwa aho bigera ubwabyo, urumva ko hari ababazi, nta bantu bakuzi se, nta bantu bazi ko ukora bino bintu, cyangwa nta muntu urakubona muri ibi bintu uri gukora, cyangwa se ngana we n'agafilime kawe wakinnyeho nubwo kaba ari gatoya? Urumva nyine, urumva hari igihe umuntu aba yaragiye azikina ariko bikarangira zitamenyekanye, nyine urumva biba hakirimo utubazo duto ariko dufite impano n'ibyiringiro ko bizaza. Seria, reka tugarukeho, nawe ntuzwira ujya kubona? Urambona ariko ntabwo ndamenyekana cyane muri filime, nta n'izitarajya hanze nyinshi nakozeho. None se nkubona he? Akenshi abantu bakunda kumbona nyine kuri zino mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo ari gutwika cyane, no gushimisha abanyarwanda n'abantu badukunda. Ubu ntabwo uzagera ugashya? Ntabwo nzashya kubw'ubushake bw'Imana. Ubu ni ukuntu wahatwitse wakongoye? Ntabwo nashya. Mwabumvishe rero kandi mwabashije kubimvira kuntu ko ari abakinnyi ba filime ndetse kandi twamaje kumenya ni bande, ni bantu ki. Reka none twinjiye neza mu kiganiro cyacu rero turebe se ibintu bakora babitangiye gihe ki, ese bafite izihe ntumbero cyangwa se ni ibihe bishyashya baduteguriye, noneho ni iki cyabazanye kuri uyu munsi no kuba ubwabo tugiye kuganira. Turaza gusobanukirwa kandi turaza kumenya byinshi ku bijyanye nabo ndetse n'umwuga bakora wo gukina sinema. Reka dutangire ahangaha, dutangire kuri umusore mubona ko ni bogare cyane, ni umusore navuga ko sinzavuga impamvu uvuga ko utari wagafata, ariko nyine urumva twakoze umubiri ariko tuba dushaka no gukora ku mufuka, ikofi urumva nayo ikabyimba, rero turi muri iyo nzira kandi twabifashwamo n'abanyarwanda n'abo badukunda. Watangiye gukina filime ryari, cyangwa uyu bintu iki gitekerezo cyo kugira ngo wumve ko wakwisanga muri filime? Hari ibintu byinshi wenda wari ushobora kuba wajyamo bigiye bitandukanye, ariko kuki wahisemo sinema? Ese byaje ryari, igitekerezo cyaje gute cyo kuba wakwisanga muri filime? Nabonye abantu babikina numva ndabikunze, nanjye numva ko nshoboye, ariko urumva ntago ndamaramo igihe kirekire, ngiye kumara nk'umwaka gutyo, ariko mahirwe gusa kuko mbikunda ndabizi bizakunda anytime. Ikibazo kiracyari ni iki kintu cyabaye nkaho kikumotiva, cyangwa se niki cyatumye wisanga muri filime? Warabyutse ubona biba, cyangwa n'umuntu waguhamagaye? Byagenze gute kugira ngo uze mu kino gisata cya sinema nyarwanda? Urumva icyambere ubundi aba ari impano no kubikunda. Niyo ubonye nyine umuntu utera imbaraga ukabona n'ubushobozi, nyine uragerageza ukagenda ukarwana ngo urebe. Nanjye simaze igihe kinini, umwaka urenda kuzura, ariko nabikuze kuko mbikunda cyane, n'impano ndagerageza nkabona birakunze. Ese ntago ushobora kuba hari ikintu ngira ngo yewe ntago ari kiri ku bakobwa gusa, yewe no ku bahungu hari ukuntu njya numva ngo bigoranye
cyangwa se ari inzira ndende n'urugendo rutoshye kugira ngo ubashe kwinjiramo muri sinema. Nko ku bakobwa hari ibintu njya numva bya ruswa y'igitsina. Ese wowe ntabwo byageze kuba utangira cyangwa se n'ubu ntabyo ubona nabyo cyane ko utaramenyekana kandi ufite inyota yo kugira ngo umenyekane ngo ugorwe n'ibyo bintu? Muri iyo nzira ibyo bintu nta bintu uhura nabyo mu nzira urimo guca yo kugira ngo ubamenyekana muri gisate cya filime cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wagera aho wifuza kugera? njye nabyita amahirwe, ntabwo ndahura nabyo, ntabwo ndabona umuntu nyaka ruswa y'igitsina, kandi ndizera ko Imana mfashije mbitangira izakomeza kumfasha ko urugendo ruracyari rurerure. Okay. Tugaruke kuri Ntwari. Hari ukuntu bijya bigorana cyangwa se usanga wenda bisaba nk'amafaranga runaka kugira ngo ubashe kwinjiramo. Ese wowe mu rugendo urimo kugenda ni nk'izihe mbogamizi ubasha guhura nazo kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe? Ni izihe mbogamizi mu gihe kingana n'umwaka umazemo umaje kuba warahura nazo muri rugendo urimo? Mbogamizi urebye nazo kuko n'umufatanyabikorwa ibintu aba yabyoroheje, urebye ntacyo nashinja Imana. Noneho reka tugaruke ku bijyanye noneho n'iyi sinema cyangwa se tujyane no ku bijyanye n'uyu mwuga wanyu wo gukina filime. Ngira ngo wenda ntabwo muramenyekana, ariko namwe ejo muzaba mwamaje kumenyekana cyangwa se isaha ku isaha. Hari igihe kuko nk'uko mwahoze mubivuga Imana ibafasha mugasanga namwe mugeze kuri rwa rwego cyane ruri hejuru mukamenyekana, cyangwa se ugasanga mugeze kuri. Niki mubona mwakosora muri sinema nyarwanda? Niki mubona mwakongeraho muri aho biri cyangwa se bigereye muri sinema nyarwanda? Isi iterambere rya filime mu Rwanda, niki kintu mubona ko mwebwe muramutse mugafashe cyangwa se muramutse mugeze ku rwego runaka mwahindura cyangwa se mwakongeraho ku byagezweho? Urebye ahanini uko igihugu kigenda cyinjira mu iterambere ni nako risike ziba nyinshi ku rubyiruko. Urebye natwe twagira ukuntu tubigenza ku rubyiruko, tugatanga inyigisho zifasha urubyiruko rw'iki gihugu cyacu, nabyo byaba byiza kurenzaho. Reka ngaruke kuri seriya. Urebye iterambere ry'abakobwa cyangwa se iyo urebye iterambere ry'abakobwa bari muri industry cyangwa se igitsina gore, tuvuge muri rusange, bari muri sinema nyarwanda, imbogamizi bagenda bahura nazo cyangwa se imvune zirimo kugira ngo mugire kuri ibintu? Ni ibintu biravuna, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ushobora kubona wenda filime yasohotse, ariko bamwe murabizi mu babikora muzi kugira ngo ubwabyo usohore episode imwe cyangwa se ubashe no gufata no kugaragara ubwabyo, aba ari ibintu byinshi byakozwe, ni imbaraga nyinshi ziba zasabwe. Ku ruhande rwanyu nk'abakinnyi, muri uru rugendo mu gihe umazemo cy'umwaka, ubona nk'izihe mvune cyangwa izihe mbogamizi abakobwa muhura nazo muri uyu mwuga wo gukina filime? Icya mbere ni icyizere. Ni icyizere cy'abantu ukeneye ko bagushyigikira. Naba uri kugana ukabona biragoye, burasabwe byinshi udafitiye ubushobozi. Wenda kuri bamwe nk'abambanjiza njya numva akenshi bakunda kugaruka kuri ruswa cyane, ariko njye uko mbibona cyane ni icyizere cy'abantu bakagombye kuba hafi kugira ngo iterambere rya filime mu Rwanda rijye hejuru. Ko wizewe ibintu byose bikorwa neza, ufite icyizere ibintu bigenda neza. Ni ukuvuga hari ukuba ubwawe wakwizera, hari no kuba wakizerwa n'abantu kubera ibyo ukora. Sinzi support cyangwa se ikintu uvuga ubona kimeze nkaho gikenewe kugira ngo iterambere ry'umukobwa cyangwa se muri sinema nyarwanda umuntu wese igitsina gore urimo ujyanyije n'imbogamizi ahura nazo, wigeze tukomoza ku kijyanye na ruswa y'igitsina irimo. Ese nawe urabyemeza, urabizi ko irimo, ujya ubibona cyangwa se abashuti bawe bijya bibaho bakabikuganiriza? Wowe ibyo bintu ni ukuri koko? Ko bitarambaho sinahamya ko ari ukuri, ntabwo ndayakwa, kandi bura ntabwo wakizera mu byano bose bavuga. Gusa benshi ubu yabivuga ntabwo induru ipfa kuvugira ubusa ku musozi. Reka twigarukire inyuma noneho gatoya. Ngira ngo nababonye uduherukana ubwashize aho twari turi, nabasanze kuri set mwe mwagiye gushutinga filime. Iriya filime mwari murimo gukora yitwa gute? Yitwa Love and Sex Pressure. Love, Sex and Pressure, cyangwa Love and Sex Pressure. Okay.
Love and Sex Pressure. Urumva ko ni filime iteye amatsiko ngiye ibintu bitangiye kuzamo love bikatangira kuzamo sex, noneho hajyaho pressure mpita numva ko bihinduye isura, ubwo babihinduye indi ntera sinzi. Gusa mbasanga kuri set filime nabona ko nabonaga imyitwarire ibiriho, nkabona kuntu muri gukora, kuntu mwitanga cyane, ibintu bibavuna cyane, mushyiramo imbaraga nyinshi cyane, murahindura imyenda buri kanya, make up buri nyine, ukabona ko ni ibintu biba bibasaba imbaraga nyinshi cyane. Ese muri iriya filime seria ukina iyihe role, ukina niye role ufite muri iriya filime, ubundi ukina umeze gute? Tubwire nka character nyine ukinamo muri iyo filime. Nyina ndi umwana wo mu rugo ariko ufite ikijama kimutereta, gusa nyine ari kumushyira ku nkeke ashaka igitsina byatari, ariko njyewe mba mugendera kure mwereka ko bidashoboka. Ubu se tuvuge ko none se aho wenda sinzi ngo uzakomeza gutekerezanya gute? Ntabwo umuhasa? Ntabwo namuha. Se kubera iki se? Nta nubwo nzamuha, ahubwo nuko ntabyo nshaka. None se ntabyo ushaka, ariko twigarukira inyuma kuri Ntwari. Ndaje nkugarukeho mu kanya umbwire kuntu utamuha umujama rwose, kuntu uba wakaniye wafunze umutwe. Ntwari, ni iyihe role ukinamo muri iyi filime? Ukina role imeze gute? Dusuranura tunyure muri make kuntu. Nanjye mbafite umubebi unkunda bya hatari, ukeneye ibintu bya bwombo ariko urumva nanjye ntago mba mbikeneye, mba namukatiye cyane. Urumva bageze igorora, bashyizwe igorora. Ariko urumva oya mba namukatiye, ntago mbikunda cyane, ntago biba bindaje ntera ku buryo nakenera kuryamana nawe, ariko waba bishaka cyane, ariko gihe namukatiye kabisa. None se ubundi reka tugaruke inyuma, tubwize ukuri, ntutubeshye, sibyo? Ntuzarimo bizarenge zawe ngo ibikiboya. Ubundi umwana arimo aragusaba, sibyo? Arimo arakwirukaho, ubundi umuhaye ntaruhombe iki? Hoya mwana, abakobwa ntago wabizera, ntiwamenya, wasanga nsigiye n'ibintu nazi. Uwo mukobwa umeze nk'uri ubona yoroshye, ariko ujya ukoresha agakingirizo? Rero niyo mpamvu nanjye mba natinye. Nta gakingirizo ukoresha? Reka niyo mpamvu ngomba nanjye kureba uwo nizeye, pana jya uwunyizeye, ukaba wumva utazashya se. Nyine urumva niyo mpamvu nanjye nkatira uwo mbona ko ashobora kuntwika, nanjye nkareba wa wundi jye nizeye, ariko atari gute umwizera gute Ntwari? Ahubwo gute umwizera? None se ubwirwa n'iki ko umupimisha ijisho se? Gute umwizera ukumva ko wowe ari tayari, uwo wundi we atari sawa, nyine hari ibintu ashobora kwanduza ukizera tu? Icyambere cyo hari ingeso mba mbona zitari nziza kuri we, kandi hari n'uwo mbona afite ingeso nziza kuri jye. Ukuvuga ngo ubwo ufite ingeso mbi n'ubikwisabira, ufite inziza n'utabikwaka, nuko bapima ukamenya umuzima n'utari muzima. Oya urumva nyine nawe aho ubushyizemo akantu k'agatego ariko ntabwo ari uko nabigenza, ariko gusa nawe umukobwa muzima n'ikirara ubona ko rwose bihabanye. Ese oya tugaruke, wowe tubwize ukuri, ahubwo ushobora kuba ufite akandi gateste runaka natwe duhe twirwaneho. None se Ntwari, wowe ugira abantu ushorera aho ngaho, ese ubundi wabikora? Aya ndacyari imanzi, banana bitinye. Unyumvire nawe yabitinye? Nese uba wabitinye kuri kubera ko atari sawa, ariko wapimisha ijisho ukamara kuri munyuzamo ukabona ko ari wowe kumwe tubwiye, aho uhita umanuka ako kanya. Oya hari igihe, hari nawe utirengagije, hari igihe rero umukobwa ugahaba, none hari n'umukobwa ubona ukabona wakiyaminiya tu. Saza kuhombye nabi, kuvuye mu kibuga se ibintu byo kumanukira reka bira ntago bibaho. Kandi wumva ngo hari umwana mwiza, ngo hari umuntu ngo ureba inyuma ukabona umwana mwiza, ngo uwo nguwo nyine ukaba utakoresha agakingirizo, noneho hakaba n'undi mwana uba ureba afite uburara, nyine uwo nguwo ukabona wapi, uwo bivuga biriya bintu ni umwanda. Buriya ahajya bavuga gute ngo nimba ari ngo akazu gato niko kamaro gato. Buriya nta wamenya ikihishemo inyuma.
ntabwo biba binari byo kabisa. Oya ntwari aho hantu rero nawe urimo uradukubitira mu gafu kuducabiranya none se ngo ntwari ntarabikora uyu muntu ntagarabikora koko. None se wamucira urubanza utabizi cyetse mwarabikoze ariko wamenya ko yabikoze. Ariko ubu tuvuye muri filime wenda ko ari gukina umukobwa amusaba ngo yaranze kumuha akifunga akanga, turetse ko nawe uri gukina nawe ngo umuhungu ari kugusaba ngo nawe ukamwima, ubundi wewe hagati yawe na ntwaye nta kantu kaca. Reka iyi bogari yakwica yagaze umwuka. Reka nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Bijya bya bintu bigendera ku bunini. Buriya n'ubunini nabwo burakona. Oya ntatwo macaka. Tuvugisha ukuri kuko no mu buzima busanzwe no mu buzima busanzwe ntwari ntago bikora. Oya ntago njya mbikora jewe ndakijijwe ku rundi ruhande, ndakijijwe ntago mbikora. Dore arimo arakumva ubu nta sheri ufite, arimo arakumva. Oya nta sheri ifite kabisa. Urarwaye? Oya ntago rwaye meze neza. Tugushakira ibitovu n'intwaro ngo tugukubite ebana ujye ku murongo. Oya ntago ndwaye kabisa, ndabizi meze neza. Buriya nuko ntarabona uwuhwanye n'amahitamo yanjye. Ntawe urareba ukanyuzamo ugatona ni muzima? Oya ntawe, ndacyashidikanya nk'umuntu nyine, ntago ndabireba neza. Ese ko numva utavuga rumwe n'ibijyanye n'agakingirizo ntware, ubundi ubu ko duhombye. Oya agakingirizo gusa ndabizi nze akamaro kako ni na keza, ariko burya kwifata nibyo bizima. Mu gihe rero nkibishoboye niyo mpamvu nuriya mba namukatiye bya danje, mubwira ati toka kabisa. Mu gihe nkishoboye kwifata nzagerageza kandi ndabizi bizakunda. Ko nabonye uriya mukobwa atoroshye azakurira rimwe. Oya nabigerageza n'imirya ntago yayendusha, urabona niba uko mba mpagaze. Eko se tuvugisha ukuri ubundi kuriya mukobwa atagutera inda n'icyo urimo kugira ni ikihe kintu weho kikumotiva ukumva ko turabizi hanze ahangaha ukuntu byifashe sibyo? Turabizi abajama ebana. Ni iki kintu weho kuri wowe gituma ushobora gufata nk'uwo mwanzuro ukavuga ati aho turi mu buzima busanzwe tuve mu bya filime wenda bwo ni story nikiba yanditse bwo birumvikana, ariko no tugaruke mu buzima busanzwe. Ese mu buzima busanzwe niba ari umwanzuro ko wafashe ntago nize mbogamizi uhuwa nazo kuri uwo mwanzuro wawe, ese ubangamirwa ku kigero kingana gute? Oya icyambere cyo ndakennye, kandi iyo umuntu akennye ugasanga hirya no hino yagiye abyaragura, buriya ntago biba ari byiza. Uwo bwabaho nabi n'uwo mwana abyaye akabaho nabi. None se reka ngwe nk'urugero rutoya, urebye uriya mukobwa wowe ukamureba ukuntu aba ameze muri filime, uriya mukobwa umuteye inda umwana ntiyamusiga mu itema akigendera, ubwo jye naba nararuhiye iki? Ukamurera nka se. None se kandi nabyirwa n'iki ko yamubye ko twahura mbona ari sire yigendera, wowe wamubonye uturiya muntu? Oya ariko ntwa tuye tuvugisha ukuri, ubu uravuga ngo urakenye, ubu ukurikije ukuntu wambaye n'abakureba urakenye ku byo utarera umwana wowe se kujya. Oya urumva kundeba ku myamba nyine, jewe ubwanjye n'igifu cyanjye ndacyafite imbaraga zibicira inshuro. None urumva ya pantaro nambara cyangwa kagapira nzongera kubyambara uwo mwana yaje se? Komeza umuntu wikunda cyane ahubwo udakeneye kubyara ngo ube wagira umuryango kandi ukuze ntwari amakuru. Ese tuye tuvugije ukuri nk'ubu ngubu reba akigero ugezemo, ntabo mungana mwiganye bafite abagore. Oya bo bari bafite ubushobozi, gese mu gihe narabubona nta burusha ubushobozi ubu bafite abagore n'abana. Oya ntawe n'uwo yaba yarayobye yarabaze nabi, nawe ntago yababayeho neza kabisa uwo twaba tungana. Ese ubundi kubaho neza ushaka kuvuga ku buryo wumva ko nk'ubu ntwari ntago wangana uko nk'uko utariye sibyo? Umwana byibingana iki? Ntago kandi tuvugishije ukuri nayo reka nanjye nkubaze, ubu umukobwa yagusuye ntago umugabo uri akanamuhatike agataha. Nyine reka nkubaze, wari kumbwira ngo urandebye gutya ku isura ubona ndakize. Umukobwa nimba yagusuye akeneye kurya, akeneye
tike yamuzanye ibintu byinshi. Ubwo bushobozi jye ntabwo ndagera, ni niyo mpamvu mba mbashitinga cyane mbegezayo. Umunsi bwabonetse nkabona uhwanye n'amarangamutima yanjye, nzagutumira nawe nk'inshuti nzabikwereka. None se umukobwa akubwiye ko ibyo nawe ubundi bintu kubaka rega reka nkubwire ni ukuzuzanya, sibyo? Murafashanya, aba yifitiye akazi ke, ntawe uhita kawe twaduke nawe mwaduhuza mukabana bwo cyangwa mukareba mwana wamutse wamuteye inda. Oya, kandi jewe ibyo birashoboka, ariko wibuke ko nta cyizere ndigirira jye cyo kuzana uwo mugore. Ni nayo mpamvu uriya mba namukatiye cyane. Ese namara kunshyira muri risike, ntihandi usanga nanjye kwambara ipantaro nkambara umukandara nkucuritse, ipantaro nkayishyiramo icuramye. Ubwo sibyo ni ibintu. Ako ntwatubwije ko ufite abana bangana? Aya, nakubwiye ko ndi imanzi. Ntago urabyara. Tugaruke kuri seri. Wowe ikintu kijyanye n'agakingirizo ukivugaho iki? Agakingirizo kubawe kabisa. Agakingirizo ndakemera nubwo ntaragakoreshaho, ntateze kuzagakoreshaho vuba aha ngaha. Bivuze ngo ukorera aho ngaho nka kangahe mu cyumweru? Oya, ntabwo ngiye nkorera aho ngaho. Ibyo nibishaka ko tubivugana inyuma ya kamera. Utamenye injuru bikora? Oya, ntabwo mbikora. Awe umuhanzi kwezi? Oya, ibyo reka tubivugane inyuma ya kamera ariko. Ubundi se kuki ari kugutega inyuma ya kamera, yakemeye akatubwira? Oya. Aha. Sibyo? Ntabwo ndabikora. Nta nubwo njya mbikora, ntabwo mbikunda. Ahubwo urabona ukuntu ari kubivuga, abyemera kubi. Oya. Noneho cyakira ko hano. Wapi ntacyo. Atabuze cyakira ko. Oya, ntacyo. None se we nureba n'ukuntu abivuga n'isoni, urumva we yabigize amazi, niyo mpamvu ubona ko ni ibintu biteye isoni. Umuntu arabonera uburenganzira, ubu biteye isoni no kubivugira ku karubanda. Ese ibyo ni ibintu babanza kujya gusinyisha kwa noteri ngo bagiye kubikora? Kumana cyane rwose. Oya, ariko aho nawe uratubeshye. Ntabwo ese noteri azaza? Oya, uratubeshye rwose. Hakosore. Wenda ashobora kuba yaba atari, ariko n'uburyo yambereke ko bishoboka ko byaba ngombwa ko ujya kubisinyisha kugira ngo ubikore. None se ushingiye ku byo ntwari kutubwira ngo imyanzuro, ngo yafashe imyanzuro, ngo ntabikora, ngo urebye ngo ibiki, ntwari ni muzima? Ni muzima cyane. Mva ngiye turanemeranye, nanjye ramujama ubu mpatiriza kuri ntago reka yarabonye ndakana ko mu rugo rero avuga ati ibigango byanjye nzabikoresha mpaka kampaye. Ntago bishoboka, ntago twe dutagaguza ko tubonye. Umanza ukunda abahungu abatipe nyine bakurumo, ukunda abasaza? Papa wanjye ni umusaza, urumva ntabwo nakanga abasaza ari mu kigero kimwe na papa. Oya, bivugiye reba nk'irarore kuntu sinzi wenda ikintu bahitamo cyangwa ikintu bajya gukora casting bagendeyeho, ariko noneho kuntu uriya mutipe ari mukuru, none ukuntu bamumanaginze neza, ira ukagenda ukaricubya ukarimanura hasi, ukongera ebana ukamukontrola neza bigakunda. Ese ujyanyije kunangara yakaba gushuka koko bya bintu bikagerwaho? Ese noneho ahubwo niwo umukontorora ukamwumvisha kuntu agomba kwitwara. Ushobora kuba ufite experience ku basaza? Oya, nta experience, ahubwo nyine kubera ukuntu ari rindagira ry'ibitekerezo, aba yarindagiye ashaka kuzanamo ubwenge, ariko bikanga byarindagira rikamurusha imbaraga. Oya, ushobora kuba ufite ubunararibonye mu bintu bijyanye n'abantu bakuze nyine. Harukuru ese ufite sheri? Yego. Sinse mubibona se muri ya movie? Mubibona? Ndamufite. Ya mu buzima busanzwe, apana bira bya filime, apana uriya we waramwishobore none yamwigondeye. Mu buzima busanzwe ufite sheri? Ndamufite. Yitwa nde? Yitwa Dukunda Seri. Unyumvire umuntu avuze. Ndeze. Oya reka brage tubwize ufite sheri? Njye ubwange ndi sheri wanjye. Ndikunda. Ninjye y'urukundo kurusha abandi. Bivuze ngo agira gutakora kwa kuntu nyine agatembera. Oya se ubwo oya. Wapi oya urambeshe. Ese wowe ubwawe oya. Nyine ariko rero n'ubyumva aratrovinga nyine. Nari uze kuza mukwereka nyuma ya kamera, uramubona. Nakubwiye n'amazina ye.
ibaze muvuze ariko bakamuntwarira kandi umuvuze ibaze nyine muvuze bakamuntwarira hano sinjye aho mutanze uwo sheri atavuga uwo sheri udakora uwo sheri se we ni umusaza hoya aba ari umusaza bumva ko abasaza bino minsi baba babona nyine abagore babo harabaye kwa kundi nyine bakavuga ati tugiye gushaka turatunyogwe turatwana urumva rero aba ari umusaza yaba yaranshoboye none se urumva nibyo nakubwiraga nimba uriya uyu nguyu nafataga ko ari muzima ku ruhande rumwe arambwira ati hari ukuntu inyuma mbigenza kwaje ngo yirwanaho none urambwira gute bya bintu nakubwiraga by'icyizere gikeya mbafitiye hari impamvu kuko hari byinshi mba nabonye kandi iyo nciye intege ngo yemera ibintu by'ibisaza ukuntu wajyana tubiri oya arabeshya hari ukubemera mu buryo bw'ikofi ariko hariya mu majyepfo utakemera none se nimba bakuzanye ubwenge bwinshi we kuki utabushakisha ubwenge nawe bukoresha ugafata ikofi uvugira icyo bari ukigenda originale wamwumvishe ibaza ari nka papa bahuye uramwumva reka mbwe ntabwo ari ugukura kubera ko bumva abaje ameze nk'ukwereka ko akeneye kuyaguha nawe urayakira biriya bintu reka tuve kuri ibyo bintu bibaho usigaye usanga cyane nk'urubyiruko ahanini ugasanga nibo bantu bameze nk'aho bari gusenya ingo z'abasanzwe bubatse sinzi ibyo bintu urabivuga icyo ugasanga ni abana bakiri batoya ariko bari kwishora mu ngeso z'ubusambanyi rero ugasanga abantu bari kubikorana ni ba bantu bakuze bakabaye babagira inama ntavuga ko baba bangana n'ababyeyi babo ahubwo ibyo bintu nk'umwana w'umukobwa ubifata ute se ibyo bintu bibona gute nicyo njye mbibona nk'umwanda ku mpande zombi kuko nimba ari umuntu w'umubyeyi ushyira mu gaciro umuntu w'umupapa ubyaye kabiri umwana agiye gutereta urumva ntago atekereza ko agiye kumwicira ejo heza he agiye kumugira umugore nawe yitujijisha ujye ntago uri kubashijisha none se uratangira ngo wamukura utangiye no kutwigisha ibyiza byabyo oya aho ngaho uratubeshya reka ngiye nkubwire ntabwo wakakira ikintu utahawe nibyo nakubwiraga uruhande rumwe arambara uruhu rw'intama urundi ari ikirura ntabwo wakakira ikintu utahawe oya ntabwo wakakira ikintu utahawe kandi n'ubundi mu muco nyarwanda bavuga icyo umukuru aguha jya ucyakira ari mu bucuruzi none se oya urumva ni bizinesi ikomeye cyane none se kamubwira abajama b'ino minsi bigize indakora nyine urumva niba ndiyo bishakira purapu nimba yakora 5,000 abibye mu kanya gato babisindira ariko umubebe arabona umusaza ufite gahunda urumva aramujyana bamubyaye byose bakora nyine ntafite umwanya kuvuga kandi byose bisora amafaranga menshi abone nta handi yahereza naho ngaho yigendere gutyo kandi umusaza nawe abenshi babishakira uri kumva byende nakubwiye ngo ndacyaciritse uracyakira ndacyakira none urumva nzajya gukopeta n'umusaza undusha imyaka hafi 40 uhereye nge kuyo mfite andusha imyaka 40 yakoze kera arimo aragenda arimo arashaka kuryamana na wa wundi je nakabaye ntereta kandi afite umugore n'umwana urumva se oya niyo mpamvu nzifata oya ariko se nimba ari ibyishimo bye bya nyuma bakeneye kubona nimba hano hose ajya akabona nta byishimo akabona niho bya nyuma azabona kuwe cy'uwundi umwima oya ahubwo ubwo urumva abasore ubwo basore nimba basaza bagiye kujya batubyara baganahindukira urabona ahubwo nkawe bisesengura uko bizitwa ibyo bintu urabyumva uti nimba nzajya guhura n'umuntu papazi ibyo bintu uri kubyumva uti kera wenda bwo byari umuco byari gukazanura ubu se byo byitwa iki uko byahinduye inyita ariko n'ubundi niko tu oya none se reka tuvugishe ukuri ufite wenda nk'umwana mwigana murangana
muracyari mwese batoya, noneho papa we niwe urimo gushaka kuza noneho kuba yaryamana nawe. Ese icyo kintu cyakira gute? Afite abana akaba yishyura amashuri, afite abana akaba yakora ibyo byiza arimo kuza gukorera, ariko narimo kubikora atari n'uburyo bwo kugufasha cyangwa se bwo kukwitaho ngo tubari kukurera, ahubwo ari kubikora kugira ngo nawe ugire icyo umuha mubashe kuryamana. Ese nk'ibyo bintu wowe ubyumva gute abaye ari nka papa wawe? Icyo kintu wabimushimira? Njye numva ko imeruka ye yaba yageze, ahubwo abo ngabo bayatangiye no gupfa babyarangiye. Njye reka nkubwire, mu bugoryi bwa mbere nakora ishoboka byose nkamuteza isi. Njye namuteza rubanda basangira ko yaseba akabera urugero n'abandi bantu. Kandi wowe urumva wateza isi papa wawe ari kubikora, ariko giye papa wanjye yaza gusanga ukamwakira neza. Ariko wamwumvise bya bindi yatubwiraga wapimana byose n'iki. Aho hantu harimo kwikunda. Weho niba utemera ko, weho niba uvuga ati papa aramutse we agiye muri ibyo bintu nkamusanga n'umwana twigana, yaba nsebeje kuri rwa rwego nanjye ahari namusebya kugira ngo ndeko yabirekana ku gishoboka cyose kugira ngo abe yareka iyo mico. Ariko weho noneho kujya kuri wa mwana, weho kujya kuri papa wa mwana mwigana w'inshuti yawe ukajya kuryamana nawe uzi ko afite mama we, wikumva ibyo bintu nta kibazo kibirimo. Banjye ntago nabikora. Ntago nabikora, umva ibyo nimba tusagize indimi zingahe. Oya ndavuze ngo namuteza isi akabera urugero abandi. Urumva ngo ngabo nawe ntiyanzaho. Uragarutse uravuga ngo sinabikora. Dusobanure ibiki utakora, kuryamana nawe cyangwa kumugira kuryamana nawe. None se aje ari kuguha amafaranga kandi urayakeneye, ukeneye kwiyitaho, kandi wavuze ko ukeneye gukura bya bisaza. Noneho abaye yari papa w'inshuti yawe, papa w'umwana w'inshuti yawe, ntiwikunde tubwire. Ubu uri kuvuga ngo ni kwivugisha ukuri ngo ahandi nkikuramo. Njye nibwo ndahanga ariko ndi mu bakobwa benshi ndi kuvugira bose. None uvuga nkawe ubu njyewe ntago nayakira. Arabyumva ute? Kuko reka nkubwire impamvu ntayakira. Nimba ashaka kumbera papa wa kabiri kandi nta kintu papa wa mbere namuburanye, ubwo umva ataba ari kunsuzugura. Ariko ko ari ijambo twatanyira wango nakura ibisazi. Ariko ndabujyaha nyine njye nikubabwiza ukuri kuko ibintu bimeze. Njyewe nabona ko nsuzuguye n'umuryango wanjye, nta kintu papa wanjye yigeze amarira. Ese tuvugisha ukuri, ibi bintu ko ubona ko bimaje kumera nkaho bifata indi ntera, urabizi nawe cyangwa se namwe mujya mubibona cyangwa se mukanabyumva ahantu hagiye hatandukanye, cyangwa se muranabibona bimwe na bimwe inshuti zanyu zibyisangamo kenshi. Ese ibi bintu mubona biterwa n'iki kugira ngo abana b'abakobwa bakiri batoya, aho sere wowe ndagira ngo uze kunsubiza ku bana b'abakobwa, ubona biri guterwa n'iki? Kuki bari kugana bano, navuga ko bakaba ari ababyeyi babo bakaba babaha inama, aho ugasanga nibo bameze, kandi ntabwo nabyita ko babashuka, ahubwo usanga abana bato nabo ubwabo barimo bashaka ngo bakeneye pasi z'abo basaza. Ibintu biterwa n'iki kugira ngo bifate intera ingana gutya? Njyewe uzi ukuntu mbibona, ababyeyi babaye busy cyane, nta mukitaye ku mwana. Abenshi bakunze amafaranga bari kuyashaka, naho bayaboneye bakajya kuyatagaguza mu bana, ntibakibonera umwanya abana babo ngo babaganirize. Abana babo rero nabo bari kubona uburyo amafaranga hano hanze ibintu byakomeye, bakajya mu babyeyi, bakajya kuyashakira mu babyeyi. Rero nimba agiye gushakira ku muntu w'umupapa umubyeyi gatatu ntamuganirize, ahubwo akamurika ko ari ngombwa agomba no kuyamuhata akanayamusiga. Urumva ibintu byarangiritse. Nimba ubu byatabonera umwanya abana be, n'uwo mwana akumva ko agomba gushakira amafaranga mu bagabo ari ba papa w'ahubwo, ubusumba ibintu bitarakomeye. Ariko ibintu bimaje no gukomera. Nge nagomba nimvisha kuntu umwana mutatinyuka kuryama n'umuntu wakaba yamubyaye, ni ibintu biba bitoroshye, ahubwo mujyana imitima wawe. Ariko kenshi nta n'urukundo ruri mu bwumva, byabaye business. Umugabo abikora yishimishe, umwana nawe abikore kugira abone amafaranga. Urumva ni nk'isoko ry'ubucuruzi, harugurisha harugura. None se tugaruke kuri wowe Ntwari, urabona ari iki kintu gishobora, wenda nturagera kuri urwo rwego ngo ube uri wa mupapa, ariko byibura nk'umuhungu cyangwa se nawe uzahagera, ubona ari iki kintu hanini kiri gutuma aba babyeyi bacu bakaba bagira inama bashiki bacu bajya ahubwo aribo bafashe intera cyangwa se bafite uruhare runini cyane rwo kubangiza? Ubona ibintu byo ku ruhande rwabo biterwa n'iki? Niki wabivugaho?
urebye abasaza bacu nabo bari gusazana irari ryinshi cyane, ugasanga nk'umusaza ari gukompeta n'umusore wa 25, n'umusore nawe ari gukompeta n'umukobwa bari muri generasiyo imwe, ariko kuko tw'abasore ni bya bindi nahoze nkubwira tugikennye, kandi hari abasaza bakoze kera, urumva ntabwo nzajya guhangana na papa nzayamanika mbere ye. Ikibazo dufite urubyiruko turakennye, kandi abasaza ntibagishaka gusaza, bashaka kwibera abasore. Ntabwo bakibishaka pe. Uzi ko ushobora gushaka umuntu ukugira inama ukaba wamubura, kuko najya kugira inama ari wa mupapa wakabaye ugiye kumugisha inama nk'umubyeyi, ahubwo usanga kubera ryari n'ubundi nawe arimo arashaka kugira ngo ahubwo agusambanya, akaba ari wa mbere ufata intambwe ya mbere yo kuba yakuyobya. Ese hari ukuntu ntabwo bishobora kuba biri guterwa n'imyambarire bashiki bacu bari kuba bafite, wenda hari ishobora gutuma abo basaza bagira ayo marari, ugasanga wenda nabo biyambika ku buryo budakwiye, akaba icyo kintu gishobora kuba kiri kubitera? Urebye n'ahanini bashiki bacu nabo bambara nabi bagakabya, ariko se nanone aho umusaza yagahuguye uwo mwana abonye, ahubwo icyo ashyira imbere cyane ni ukwifuza guhura nawe. Abasaza babaye abasaza mu kabari, uragenda ugasanga umwana ari kumwe na se, wareba neza akandi kanya ugasanga ise ari gukenera kubeyura. Urumva ni amayobera kabisa, umuco waracitse. Ahubwo gukora amanza ari ingeso cyane indwara, ahubwo buriya ibintu ntabwo babiroga. Sinzi abasaza bo mu iyi minsi ariko urebye ubu ntago waroga abantu 1, 2, 3, abantu abasaza babaye abasaza mu rubyiruko. Ni ukuvuga urubyiruko rubangamiwe n'abasaza, kandi ahubwo ariyo generasiyo twakabaye twifuza kugira ngo babagire inama, ahubwo bakosore bimwe bidakosotse, babereke umuco, babereke inzira banyuze kugira ngo bagere isaho bageze. None ahubwo ntabwo muri kiri kwifuza guca ya nzira baciye. Ibi bintu birerekera ese ni imvaruganda kabisa bari kurya, ntabwo nabishyashya. Nubwo Imana nibibuke gakondo kabisa, bareka imvaruganda, nibyo biri gutera ibintu byose. Reka tugaruke ku kintu kijyanye na social media. Iki kintu kijyanye n'izi mbuga nkoranyambaga, ngira ngo ntabwo ari mbi, ni nziza, ni iterambere, ndetse kandi kuzikoresheje neza zibasha kuba zanamugirira umusaruro, cyangwa se zikanamufasha gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko noneho hari uburyo zikoreshwamo, cyangwa se abazikoresha nabi nanone ugasanga zibaye nk'aho zibabereye inzira cyangwa zikababera icyambu, hahandi usanga hari n'abafata rutema ikirere, bakasanga bagiye hanze mu bindi bikorwa bindi bitandukanye, kandi ibyo tutakwita business, ahubwo zikabangiza kurushaho, cyane nk'abana bakiri bato, aho ndavuga nko kubana hanini wenda b'abakobwa. Ibi bintu izi mbuga, ubundi ikintu cyose wahaye umwanya wawe kitari kukwinjiriza kirakwangiza cyane. None se urambwira nimba mpuye n'umuntu ku rubuga tukaganira, akambeshya ukuntu azanyuriza indege, simuzi, sinahafanga umumenyi, akanyiziza ibitangaza kuko nkabona ndayuriye ndagiye, anshoye mu ngeso ntazi, iyo ngiyo hanze arancuruje nanjye ndagarutse, namaze kuba igicucu mu mutwe, ngiye no kwanduza abagenzi banjye, nabo barashigiye kubona naragiye. Mve niyo style nta kindi, bagende bakongezanya gutyo, kuko biragoye cyane nko ku bakobwa ko bagirana inama, ahubwo barashukana kubera ibintu baba babona bigaragara inyuma. Hari ikintu kiriho ubungubu, cyangwa se navuga wenda, ariko ubu nibwo kigize cyane, wenda na mbere asanga cyari kiriho, ariko ubu nibwo navuga cyo kimaje gufata intera cyane. Ugasanga abari abahungu ikintu kijyanye n'ubutinganyi, ugasanga umuhungu inyuma ni umuhungu ariko yamaje kwihindura nk'umukobwa. Ibi bintu ubibona gute ntwa? Aho ko wavuze ko ngo utajya ngo arifashe ngo umukene, uduhe impamvu, ubwo ntiwasanga urebye isi yaranduye,
ku myaka mfite ni ubwa mbere nari numvise aho umugabo ashobora guhura n'undi uko ubona bimeze nanjye byambereye amayobera kabisa. Umugabo ahura n'undi n'umwanda kabisa, uwo ni umwanda. ariko hari ababa baravutse ko kuki se bataravutse yitwa umugore we ahubwo agakenera kwigira nyine umugore? ariko imisemburo yivanga, ahubwo manza bari kuvuka ubu ngubu, kera ntabwo twabibonaga cyangwa byabaga byishize. niya mvaruganda Oya, ntabwo ibyo bintu njye bishyigikiye, ntabwo wamenya ibyo ari byo kabisa. ariko hari n'ababikora babikuramo amafaranga iki, buriya ntushobora gusanga ndabiterwa nuko ugasanga we yari muzima ariko abigiyemo ku nyungu z'uko wenda ari amasosiyasiyo runaka ashobora kuba wenda atanga amafaranga kuri ibyo ngibyo cyangwa se ku bantu babirimo. Ngewe uko mbibona, ahubwo mbona ko ahari nimba ari ubuzima bubarurira, kuko nabo ubonye rwose ubona ko babaho mu isi nk'aho biheje ukuntu. Sinakubeshya, ibintu by'abatinganyi byabaye abatinganyi nyine, birancanga mu yandi magambo. Abakobwa nabo nyuma yo kuva kuri ba basaza cyangwa se nyuma ngo yo guhemukirwa cyane, nabo ngo usigaye ubona batakifuza cyangwa se batagishaka kuba bashaka abagabo. Ibi bintu wabona biri guterwa n'iki? ni ubuyobe pe, ni ubuyego mu minsi ya nyuma. ese ubu wowe ubona uzashaka umugabo si byo biri imbere, ariko uko twifuza ibi byose ko tubibona. Nshobora kuba nakifuza ko nzamushaka zibimubone kubw'ibihe turimo, ariko ushobora kumubura. Urumva niba ntwari yagiye kubona uri mu bisaza kuva kuwa mbere kugera kuwa kangahe gutyo ukomeza, urumva ko ujya azavuga ngo afashe umwanzuro kuri se nagiye gushyira mu rugo ugire nk'umugore ube mama w'abana be, bizagorana. njye ku ruhande rwanjye mba numva ntashaka kuzashaka. Kubera iki se udashaka? Oya, ni impamvu yanjye yihariye pe. kandi yatubwiye ko afite sheri ariko uri inyuma ya kamera. aratubwira n'ibindi. Oya, ntabwo yakuraho, ntawamenya. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye mba numva ntashaka gushaka. Bira mu bisaza tu. Ariko oya, ntabwo bisaza sibiye. Nakubwiye ko ibisaza ntabyiteye. Ako yakomeje kudupfunyikira umubise. Igisaza cyabaye igisaza. Oya, ibisaza se, oya ni bisaza uko wabyo, ariko nta gushaka nzashaka kubwo gushimisha ababyeyi banjye, ariko ku ruhande rwanjye sinshaka gushaka. Sabye no bazaba bashatse. Abona kuzukuru nyawo. Oya, ariko ni Imana. Gusa ngo abona kuzukuru ntiwakabona se udashatse. Twigarukire ku kijyanye n'ibyo bintu tuba tubona, kandi twe nta kintu dufite twabikoraho ahanini nk'urubyiruko, uretse kuba ahubwo ubwacu twafata ingamba cyangwa se twahaguruka kugira ngo tugerageze bake tubasha kugeraho cyangwa se bake tubasha kubona. Ariko byibura ni ikintu wabona ko giteye inkeke, kuko n'umwana tuzabyara natwe cyangwa se ejo uzabyara umwana nawe azaba nk'abo ngabo. Generasiyo zikomeza kugenda zangirika, ukazasanga tubuze ba bantu twavuga ko ari bakuru bakabaye bagira inama, ugasanga nta rubyiruko, nta basaza, ibintu byarivanze, ntiwamenya umuhungu, ntiwamenya umukobwa. Dushingiye kuri ibyo byose twakomeje kugenda tuganiraho. Iyi saha ni iyihe nama? Ese ni iyihe nama cyangwa ni iyihe ngamba mubona yafatwa cyangwa yakorwa n'uruhare rw'urubyiruko? Icyambere nibanyurwe n'uko babayeho, bagerageza guhindura ubuzima barimo. niba batanyuzwe bakoresheje umutwe wabo n'amaboko, nicyo kintu cya mbere ngiye nababwira. Ikindi cya kabiri, bajye bamenya yuko amafaranga utavunikiye ashira nabi, kandi habamo kwicuza cyane, nk'uko gukura inzinya ngo abasaza. Biriya bintu nyine bigenda nk'umuyaga, ntabwo umenya uburyo bigiyemo kandi bigusigira amarira. Icyo nababwira ni ukunyurwa, bagakura mu mufuka bashoboye gukora, batarasoza amashuri, bakagabanya ibintu by'irari ryinshi mu mitwe yabo, bararikiye ibintu by'abandi batavunikiye. Ngewe uko mbyumva cyangwa inama naha nk'urubyiruko rugenzi rwanjye, mba numva buri wese mu nshuti agendamo yigenzure, arebe
muri generasiyo ye hari byanga byakunda nimba mbana n'inshuti mbi ntago nabiyoberwa. Tugerageze tunyurwe nuko turi dukore dushyire dukura amaboko mu mifuka dukoresha imbaraga zacu aho kugira ngo burya iby'ubuntu biravuna akenshi. Ubuntu nyine n'ubuntu ikintu utabonye mu buryo bukugoye wiyushye n'icyo byanga byakunda nta mumaro byakumarira. Nuko mbyumva. Aha, murakoze cyane rero. Noneho dusoza nagira ngo niba hari icyo wenda mwakongeraho cyangwa se mubona mwabwira nk'urubyiruko ahanini ruri muri sinema nyarwanda, cyangwa se hari abababona baba bifuza kuba nk'amwe, hari abifuza kuba nabo baza muri uyu mwuga wanyu wo gukina sinema. Ese ni iki mwababwira? Ni iyihe nama mwabaha? Ese ni iki mwababwira kuri iyi saha wa muntu uri hariya ubyifuza ariko akaba ataragira ayo mahirwe nk'ayo mwagize? Ni iyihe nama mwabaha? Cyambere cyo ntibatinyuke batere intambwe baze batugane natwe tubereke inzira bacamo. Biroroshye cyambere ni ukubikunda ukabishyiraho umutima gusa. uko nababwira ni uko akanyoni katagurutse ntawe kamenya iyo bweze. Nibagerageze bashaka amakuru uburyo bagera ku bantu babafasha. Ariko nibifungirana n'ibyo bipangu byabo cyangwa bafite ababyeyi babafungana umutwe cyane nta kintu bazageraho pe. Impano yabo izazimira aho ngaho mu bipangu. Nihe nama ese nk'ababyeyi babuza abana babo kuba baza muri uyu mwuga cyangwa se babifata nk'ari uburara, n'iki wababwira? Babizere pe, nibabizere bagerageza bahereze n'umwanya. Nyine nimba no gutanga urushyi barubaye, ariko ubumuhe umwizeye ko nta zindi ngeso mbi agiyemo. Okay, barakoze cyane rero. Reka nongere kubashimira mu mwese mwari mudukurikiye cyangwa se mwe mukomeza kubana natwe gatanu ku kandi hano kuri Yellow Stars. Mbibutsa gukanda subscribe, mbibutsa kandi no gukora like, share ndetse no muri comment mujye mutubwire, mutuganirize, mutubwire uko bimeze mu bitekerezo byanyu, ndetse muratubwira undi mutumirwa mwifuza twazabazanira mu biganiro byacu bindi bikurikiye. Reka rero mbashimire mwese twabanye. Ciao ciao, bye bye. Love and sex pressure ndagasa. Uri kuganira na Julius? Reka nongere rero mbasuze inshuti bakunzi mukurikira Yellow Stars. Twakomeje n'ibiganiro byacu rero mumaje kwiburebera uyu musore n'inkumi nabo bameze neza cyane muri umwuga wa sinema, muri igisata cya sinema. Ni benshi nzabagiraho kandi ni benshi tugenda tuganira nabo bagiye batandukanye. Reka none uyu munsi mbaza n'undi musore mushyashya cyane muri iyi sinema nyarwanda, ariko ntari kubica bigacika. Murabona ko ari umusore rwose bana w'intarumi kumeze neza cyane. Reka dutangira twibwira tubone gukomeza nakunze baje tuganira, dukomeze n'ikiganiro cyacu ne muraza gusongerwa munamenye byinshi byerekeranye nawe kuri uyu munsi. Witwa ndere? Nitwa Julio. Julio. Julio nawe rero uri umwe mu bo twari twahuriye kuri itere ya filime mwe murimo gushutinga. Iriya filime yitwa gute? Iriya filime yitwa Love and Sex Pressure. Okay, Love, Sex and Pressure. Okay, nahoze mbabwira rero nahoze mbabwira abagenzi bawe mbabwira ati ni ubwa mbere cyangwa se ngewe byarantunguye nyine iyo numvise ikintu kirimo love nkumva ikintu kirimo sex, noneho hagiye pressure mpita mvuga ati noneho bya bintu birakaze. Mpita numva bya bintu biba byahinduye isura. Niko biba bimeze ariko. Niko biba bimeze. Noneho reka ntabwo turi bumare umwanya munini cyane, ndagiye tuganire akantu gato byibura utuntu tw'ingenzi. Uyu mwuga utangiye umazemo igihe kingana iki? Uyu mwuga mutangiye vuba kugaragara kuri kamera, ariko n'ubundi wari usanzwe ari inzozi zanjye. Uri mu byo nahoze nifuza gukora, nahoze ndi mu bintu bya théâtre, ariko sinza kusa nk'ubiparitseho gake njya muri musique, kuko music ni abantu bari bamaze iminsi bambonamwo, ariko n'ubundi ni acting nayo ni passion yanjye, yaba movies cyangwa theaters nayo ndi tayari. Ubwo noneho ndakeka cyari cyo gihe hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu adahita ajya mu kintu ako kanya, ariko tuvuge ko cyari cyo gihe.
Yeah. ese Julio reka tugaruke ku kijyanye n'impano yawe mu buzima busanzwe ni ibingibi wakuru usanzwe ubundi ukora iki Julio reka tubwire abadukurikiye babashe kumenya ubundi uri muntu ki ushaka kumenya Julio Julio ni muntu ki Julio ni umusore w'ingaragu mu buzima busanzwe ubundi nkora umuziki narawize ndanawigisha ndawigisha naranawize noneho ndanawupafominga tu shimisha mbega abantu curuza ibyishimo ucuruza ibyishimo noneho umuziki wawe uburyo uwukoramo ese haba hari indirimbo wabashe gukora cyangwa se ama platform dushobora kujya dusangaho nk'ibintu byawe cyangwa se hari imiziki ushobora kuba warakoze iri hanze ishobora kuba izwi ntago kugeza sofa maze mfite audio maze kurikodinga turi hafi gukorera video yitwa ibyishimo ndakeka ko mu minsi iri imbere abantu bazayibona ariko akenshi abantu bakunda kumbona ndi gukora live abantu bakunda kumbona ncuranga gitari dukunze kuzenguruka dukora dutaramira abantu yaba mu makwe yaba mu anniversaire yaba mu maresitora tubacurangira ino muzike bakunda kumva nimugoroba iyo bavuye mu kazi ya live ariko noneho by'umwihariko ntago mu minsi iri imbere ndashaka gufokasinga kuri icyo bita kariyeri solo ariko style niyo waba utararikodinga indirimbo zawe uri gukora ibintu biri related kuri music style bari music kuko ari experience uri kugira kuko mba ndi gucuranga muzike ndanakompoza nshobora kuba ndi gukomporeza umuntu indirimbo nubwo ntari gukora kuri projet zanjye style mba ndi muri industry ya music cyangwa ya entertainment ni ukuvuga urimo usubiramo indirimbo z'abandi ese ufite wowe ushobora kuba waba izawe ushobora kuba warakoze ni zingahe niyo ngiyo imwe wambwiye uri gukora audio cyangwa se abaye n'izindi zawe weho ku giti cyawe atari z'abandi usubiramo izanjye ku giti cyanjye nyinshi nyine ziracyari mu makaye reka tubivuge gutyo ariko kugeza ubu audio imwe niyo maze gukora ndi gutegura gukora video kuko ibintu byose ni process ibintu ni gake bigenda bikura ubwo rero twavuga yuko muri no minsi tuba turi gusubira mu izabatubanjirije cyangwa izabatubanjirije kuko ibintu byose nge nemera yuko umuntu ibyo twiga byose twigira ku batubanjirije ushobora gushyiramo creativity yawe cyangwa innovation ariko style uba wabanje no kwigira ku by'abakubanjije ko baba bafite ibyo bakurusha niyo turi guperforminga ziriya zabizo muri Afrika cyangwa i Burayi uri kugira indi experience yaba nize za karanyuze z'inyarwanda zacu ntacyo ziba zitwaye Julio ni iyihe ndirimbo cyase nuwuhe muhanzi muri aba baririmba zino ndirimbo navuga ko ni karatunyuze niko bamwe tuzita ariko aba barigenti barimbye izi ndirimbo za cyane n'ubu ngubu n'indirimbo usanga zigikunzwe twumva ahantu henshi hatandukanye kandi n'ubu ngubu tucyumva tukumva tugiye tukumva ni nshyashya kuko zari umwimerere cyane ni nk'uhe muhanzi weho wafata nka role model wawe cyangwa se umuntu ufata nk'icyitegererezo muri aba bahanzi usubiramo indirimbo zabo usanga bagiye bafite buri wese aba afite icyo bita tushe yiwe sibyo hari ubaririmba neza ugasanga wenda ntacuranga neza hakaba n'uwumva afite gitari ivuga neza acuranga neza ukumva ariko yajya ku magambo wenda aririmba ntumve ntabwo aryoshye nk'uko bimeze akenshi igihe numva ko batangaga ubutumwa bwiza ubutumwa bwubaka bufite ikintu bisobanura buririmba ubuzima kandi butanga message sibyo ariko bujye ikintu banyenspiraho cyane n'ukuntu bacurangaga ukuntu bacurangaga neza cyane ni nayo mpamvu buriya nk'umugabo bita Masabo Nyangezi ni umuntu nkunda gitari y'ukuntu isoundinga acuranga neza cyane usibye ko ndamukunda gitari y'ukuntu isoundinga ariko by'umwihariko by'akarusho nkakunda umuntu bita niyo mugabo Feremo mu bantu ba kera nyine tu niyo mugabo Fremo ese ushobora kuba wabasha kwigana nko gucuranga nkawe ukabikora bigakunda hari indirimbo tujya dukora ducurangira abantu hari izo ngerageza kubacurangira nkazicuranga kandi bakazishimira
Okay. Waducongeraho nk'akantu gatoya byashoboka? Ya, nta kibazo, nta kibazo. Reka nta kibazo mwasa na gitari. Ya, ni indirimbo abantu benshi cyane bazi yitwa Zirikana. Vadi zirikana yuko iyi si yacu yameze amenyo, ibyo tubona ubu sibyo bya kera, biraturyamano twarumiwe. Wow, ebana. Ufite impano, ufite tara kweri. Neza yo kubita gitari ukumva ko umujyi ukavuga neza ukumva ko njye rero nkunda gitari cyane, ihita inkora ahantu mpita numva ndyohewe cyane, irakomera cyane iyo yo sinyanyitekerezaho cyane. Cyose iyo umaze kwishyiramo ko gikomeye kirakugora, ariko ntabwo ikomera cyane, irakomera kandi koko ikintu cyiza cyose kiragora. Okay Julio, noneho reka tugaruke inyuma, tugaruke muri sinema. Ese watekereje ute cyangwa byakujemo gute kuba wavuga ati wari usanzwe uri umuhanzi usubigana indirimbo z'abandi, noneho kuba watekereje ukavuga ngo uje noneho muri sinema? Ese yaba mu ndirimbo warasanze nta kantu karimo ukabona ko ugomba guhindura, cyangwa se ahubwo byaba ari ukugira ngo nuko nabyo byari biri muri gahunda kugira ngo nabyo ubikore wari usanzwe ufitemo impano? Ese byakugendekeye gute kugira ngo wimvemo kubaza muri sinema kandi usanzwe wari umuhanzi ugifite na projet nyinshi utari wakoraho zerekeranye no kuba wakora indirimbo zawe bwite, cyane ko wari wanabitangiye kuri audio? Byose bisanzwe ari passion yanjye, cyangwa se ari ibintu nifuza kuba nakora. Rero icyo mbonye amahirwe yacyo mbere nagikora mbere y'ikindi. Ntago bivuze ngo nuko kimwe mba nakirutishije ikindi, ahubwo icyo nabona opportunity ariyo yose ituma nkijyamo nahita nkijyamo. Na theatre none wambwiye ngo duhite tuyijyamo, mbonye iryo hirwe ryo kuyijyamo kuko ari cyo mbonye ako kanya nagikora. Ni ukuvuga ngo rero urabizi subizi se ko nta muntu ugikora ikintu kimwe. Wigeze wambwira ko wize ibintu bijyanye n'umuziki ndetse wanawigisha. Ese n'ibijyanye no kuba wakwagitinga ibintu by'amafilm cyangwa se amatheatre, nabyo ni ibintu ushobora kuba warize cyangwa ni ibintu byakujemo gutyo gusa tu? Ni ibintu mfiteho ntuza information, sibyo? Mfiteho training, nabikozaho training, mfite na certificate zabyo za acting. Nagiriwe amahirwe yo kubitreningwaho. Mfite certificate nk'ebyiri zibivugaho, ariko urabizi nyine ibi bintu acting ubundi first of all ni impano irakora cyane. Ntabwo najya ngo nkubwire ibipapuro, ushobora no gusanga hari umwana wenda undushatara kandi adafite icyo gipapuro, ariko nacyo kiba gifite agaciro. Niki abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe bakwitegaho noneho bari basanzwe bagukurikira mu bijyanye n'umuziki wawe, cyangwa se bakunda umuziki wawe, uburyo bacurangira gitari neza cyangwa se uburyo baririmbiramo neza, noneho niki bakwitegaho muri sinema ubu ngubu? Ugiye kutuzanira iki, cyangwa se noneho niki kintu abakunzi bawe tugiye kukwitegaho mu minsi igiye kuza? Abakunzi ba Julio Gita bitege ko tugiye kubagezaho ibintu byinshi byiza. Ntazatungurwe kumbona muri filme, ntazatungurwe kumbona muri sketch cyangwa muri theaters, ntuzanatungurwe kumbona muri music. Tuba turi kuvugana nimugoroba ushobora kunsanga ahantu ndi gucuranga no kuririmba, so ntuzanatungurwe kuba wanambona muri music muri recording audio cyangwa muri projet zo muri studio turi recording. No kuvuga ngo muri make turi no gukora, mbega bitegure ko tugiye kutubona muri movement turi gukora. Turi muri movement tunyeganyega babona ibikorwa nyine. Tutarasoza rero hari ibibazo bibiri nashaka kukubaza, uragerageza ubinsubize mu magambo make cyane. Ntago bikomeye, ahubwo nuko hari icyo byafasha cyangwa se icyo byahindura muri societe, nukunganira. Ese ubona gute
urubyiruko kuntu ruri kwangirika, aba urubyiruko rw'abakobwa cyangwa se urubyiruko rw'abahungu, ugasanga abana b'abahungu cyangwa n'abakobwa bari gukora ubusambanyi cyangwa se barimo kurarurwa na ba bantu bakabaye twakwita ko ari nk'ababyeyi babo cyangwa abantu bakabaye babagira inama, ariko ugasanga nibo bantu bafashe ya mbere mu kuba ari bo bari kubashora ahubwo muri ibyo bintu cyane. Ese Julio, nkawe ibyo bintu bibona gute? Ese biraterwa n'iki? Biri gupfira hehe? Njyewe akenshi mbona yuko ahantu bipfira, icya mbere hari abantu baba gushaka kubaho ubuzima uri kubona mani mu mafilime no gushaka kubaho ubuzima bwo muri West countries, sibyo? Urabona ibintu wabonye muri filime ugahita ushaka kuza kubaho ubwo buzima, urumva ko wabaho nyine uregeje amaboko tu, ariko iyo wakuye amaboko mu mufuka ukafokasinga ku kintu bita umurimo, akenshi urubyiruko rushaka kubaho rutavunitse bro, sibyo? Noneho bagashaka no kubaho kandi neza, sibyo? Ese wabaho neza gute kandi utakoze? Urumva? None reba umwana w'umukobwa nashaka nyine se ntiyagira ibyifuzo by'ibintu by'ibibazo ashaka gukemura kandi adafite akazi. Hari n'ikibazo cy'ubushomeri. Niba adafite ikintu bitwa kwihangana, ubwo ngubwo biroroshye ko waza ukamushuka nyine ufite ayo mafaranga. Cyane nawe ushobora gufata iyo risike nyine akavuga ati ngiye gushaka amafaranga kama mbaya, sibyo? Ariko igihe kiruta byose njye numva yuko urubyiruko twakura amaboko mu mufuka tugafokasinga ku murimo, ikintu bita gusuzugura umurimo kikavaho. Noneho kandi niyo waba wararangije amashuri wenda ufite impamyabumenyi runaka utarabona akazi, bakayoboka na TVET. Hari amashuri agira amaforomasiyo bakiga imyuga, urabona ko imyuga igezweho. Nkeka ko byagabanya icyo kintu. Julio, ikindi kibazo, urubyiruko kenshi dukunda kubona abana bari guterwa inda bitandukanye, ugasanga ibyo ntabwo biri ku bahungu gusa cyangwa ku bakobwa gusa, kuko hari abaziterwa ari bato, ariko hari n'abazitera n'abari bato batarashobora kugira izo nshingano zo kuba bakwita kubo baziteye. Ibyo ibijyanye n'agakingirizo byo urabivugaho iki? Ese ubona ikibazo kiri guterwa n'iki ku cy'urubyiruko rutitabira kuba rwakoresha agakingirizo cyane? Ikibazo ni ikihe? Nyine ubwo urumva abafiti bacu nyine basigaye barabiciye amazi tu, sinzi impamvu nyine baciye amazi agakingirizo, niba bazi ko sida itakibaho simbizi, ariko mu myaka mfite nge sinzi, wenda nuko leta yacu nyine yagize neza, yazanye imiti nyine igabanya ubukana. Nyine hari abana batigeze babona umuntu urwaye sida bro, sibyo? Hari abana rwose bakuva bavuka batarabona umuntu urwaye sida kubera yuko hajeho ubufasha bwinshi ntabwo twahura mu nzira ngo umenye ko urwaye sida cyangwa ntayirwaye. Ariko bro, nge nigeze kubona umuntu yirwaye kera bro, waramubonye umva ushya ubwoba. Rero nkeka ko nyine nibyo byane nakubwiraga, urubyiruko gushaka kubaho ubuzima babona mu mafilime no kuri televiziyo, sibyo? Urumva, ikindi kwifuza kububamwo utabukoreye. Ndumva ko nabwira runaka muri famiye tante wanjye akamereza 20,000, tontarami 10,000, kubera ko utazi ko ayo mafaranga avuna, uzohora wifuza nyine kuba utavunitse, sibyo? Nunayabura uzayashakira mu nzira zitari nziza, uzavuga waye kubera ko isura mu kapo afite inoti, reka dusohokane, reka mupangire, sibyo? Ni muri make tugabanye gushaka kubaho ubuzima bworoshye tutakoze, dukunyura amaboko mu mufuka. Nkeka ko iyo nahugiye mu kazi iryo rari ry'ubusambanyi nyine rigabanuka, cyangwa utaribonera umwanya. Niba byananze wa mugani, agakingirizo barabutanga, poste zirahari, ugenda ubabwira ati mumpereze, si ubundi bagatangira. Urakoze cyane. Ese Julio, hari platform cyangwa se imbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi hantu dushobora kuba twashakira ibikorwa byawe, cyangwa se umuntu ashobora kuba yarebera ibyo ukora, cyangwa se ashobora kuba yabonaho Julio ni muntu, cyangwa se Julio akora iki? Ni ukuvuga ngo ushaka wankurikirana, ndi gukorana na Nyampinga TV, bajya kuri YouTube bagashakisha Nyampinga TV, cyangwa kuri nkorana na Nyampinga TV nkongera kandi nkaba mfite channel yanjye yitwa Julio Guitar. So ubwo ngubwo ujya kuri Nyampinga TV cyangwa ukajya kuri Julio Guitar.
ukuvuga ngo turi gukorana na Nyampinga TV muri yo dufitanye amasezerano y'iminsi runaka hano, ariko mu minsi iri imbere nko mu gihe kigera cy'ukwezi projet turi gukorana barajya bazisanga no kuri Julio Gita, so bajye kuri Julio Gita bakore subscribe barasangaho n'ibintu bimwe nashyizeho, ariko nibyo turi gukora none abaye babireba kuri Nyampinga TV. Then nka nyuma y'ukwezi turatangira noneho gusharinga kuri izo platform izo YouTube ko ari ebyiri turabishyiraho. Ibindi izindi ntago ndashyiraho ibintu, so niyo mpamvu mugenzi wambishyizo nzabatangariza imboga nkoranyambaga zindi uko nabiteguye, ariko izo nizo none turi gukoresha. Julio, niki wabwira abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe aho bari? So abafana n'abakunzi ba muzika nyarwanda, iyo tuvuga muzika tuvuga guhera kuri wa muntu ukora umuziki utari wundi utanabona kuri televiziyo, kuko mani industry nini byatari sibyo. Abamuzika guhera kuri babandi babacurangira mu bisope, bacurangira ku nsengero, iyo ni industry nini cyane urumva. Aba DJ byose tubibarira muri industry ya music urumva. Mani mukunda ibintu by'abanyarwanda urumva. Ewana supporting abanyarwanda, supportingane, dukunda ibintu byacu tu. Kandi ngiye nsigaye mbona babikunda pe, barabikunda. Ndabasaba nyine gukomeza gufasha impano nyarwanda iyo ariyo yose muri kariyeri zose, yaba music, yaba filme, yaba traditional, yaba ibintu byose. Julio, urakoze cyane. Ubutaha twongera gukenera se tuzakubona? Nzaba mpari. Wakoze rero kwitabira ubutumire bwacu, kandi nkomeje gushimira nawe ukomeza kudukurikira kuri Yellow Star, nkubwira ko ibiganiro byacu rakagaruka, ndetse kandi mugiye kujya mubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko ari ibisanzwe rwose tubana namwe. Niba warakoze subscribe, nkubwire ngo ongera ukore like, ndetse kandi na share nayo uyisharinge ku nshuti zawe kugira tujye tubasha kubana gatanu ku kandi ushyigikira ibiganiro byacu. Natwe niyo nkunga idufasha kugira dukomeze kuba tukiri ahangaha mutubona, tuzana Julio Gita ndetse n'abandi batandukanye, tuzajya tugenda turushaho gukora ibintu byiza kandi murushaho kwishimira. Ibyo utishimiye jya muri comment hasi utwandikire utubwire ati ibingibi wapi, niba kandi ibyo wishimiye bigaragaza ukanda like. Turabakunda cyane rero, bye bye, ciao ciao. Yari sawa.